Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kugaruka imbere ya kamera nanone kuri channel yacu ya YouTube. Nkuko mubizi ni umuyobozi wa UPR Abatabazi, ni ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Ndabasuhuza rero mwese, bifuriza amahoro y'Imana, urukundo rwayo, ndetse nizere ko aho muri hose umeze neza. Navuga ku mubiri, ubuzima, ariko ibibazo byo turabisangiye. Benshi turi mu buhungiro, n'abari mu gihugu mo imbere tuzi neza ko ari nka gereza ngari, ariko nta mvura idahita. Turaje nkuko tumaje twabisobanuye ejo bundi kuri iyi channel ya Jetri Sylvestre ndetse no kuri channel ya UPR Abatabazi. Zose ni zimwe, ni ishyaka imwe, indi ni individual. Nusanga kuri UPR Abatabazi ukayisanga kuri Jetri Sylvestre, nta kibazo ko ndi umuyobozi wayo kandi fondateur wa UPR Abatabazi. Ishyaka rifite umuyobozi Imana yahaye inkoni ukwezi kwa 10 tariki 18. Ishyaka ijuru niryo ni twebwe ryatoranyije tufatanya cyangwa se dufatanya nayo ibikorwa byo kugira ngo dutabara abanyarwanda. Murabizi mwese muri mu masezerano y'Imana, murabizi ko isumba byose ababwiye byinshi, irababwira iti muzabona igihugu gutya na gutya. Abahanuzi bakomeje kugenda babivuga, sinda bisubiramo, ntabwo ari byo binzimbiye cyane, ariko noneho ni twebwe nta bandi. Abo bandi bose baza muzagenda mubireba ko bizagenda birangira gutyo. So igihe cy'Imana rero kiri hafi, kandi natwe ntabwo twicaye, turi gukora. Nuko wenda mutavuga muti kuki mutari gukora ibigaragara, ariko burya ibigaragara biza byose birangiye. Ntabwo iyo leta igikomeye, kuko iwabo Satani wayifashaga twayare imwambuye. Hari ikinzanye rero gusobanurira abanyarwanda n'abanyamahanga bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kuko nyine ndavuga mu kinyarwanda kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Abantu benshi baratubaza bati intera hamwe ni iki ko muhakana jenoside, zashingiwe iki? Intera hamwe ni iyihe mpamvu yatumye intera hamwe zishingwa bagahabwa n'imyitozo ya gisirikare? Mwihanganire ako iyo ndirimbo y'igihugu ndavuga igihugu cy'amahanga. Intera hamwe cyatumye zishingwa zari zishaka MRND. MRND ni ishyaka ryari rya Perezida Habyarimana, Kagame n'ibindi byihebe bye bigenzi bye barase mu ndege yarashwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 z'ukwezi kwa 4 94. Iyo ndege yarashwe n'ibyihebe byashimuse u Rwanda byita FPR, bivuye mu gihugu cy'abaturanyi, byambaye generali, byarayoboye muri icyo gihugu imyanya ikomeye nk'iyiperereza, kungiriza mukuru minisitiri w'ingabo cyangwa wa defense, ukurira za military police, kuyobora district za Guru n'indi myanya ikomeye. Ubwo ndavuga ba kaka Itakanyemera wayoboraga military police, ndavuga ikihebe Kagame ubu cyanapfuye 2022 wayoboraga urwego rw'iperereza muri Uganda, ndetse na nyakwigendera Rwigema wari wungirije minisitiri w'umutekano, yewe na Kayumba wategekaga district. Abo ni babagabo bavuga ko bari impunzi bakinjira mu gisirikare bagahinduka amajenerali, bakongera bakazi iwacu n'ubundi bagashimuta igihugu. Ukibaza ukuntu impunzi yabaye umusirikari w'ikindi gihugu, ikambara generali Petri Rutani mapeti, ikogera
ikaba n'umuyobozi muri icyo gihugu, ikongera none ikakira cyari impunzi, ikaze karwana. Habyarimana yarabivuze ati bajya gufata mu bigo bayoboraga intwaro bakaza bakaturasa ibigo bikomeye, kuko bari bakomeye kandi bakomeye, niko bavuga ati bari bakomeye. Icyo gihe bavuga ati barakomeye ariko bari banakomeye. Abo rero nibo bita ngo ni abanyarwanda, ni impunzi zashaka gutaha. Ukibaza ukuntu uzatahana general avuga ko ari impunzi, ukibaza uti general wayoherewe hehe niba ari mu Rwanda? Matrikire zabo zose nizo mu gihugu cy'abaturanyi. Reka twigarukire ku kibazo cy'interahamwe. Interahamwe rero rwari urubyiruko rw'ishyaka, nk'uko mwari muzi abakombozi n'abajide. Ndakeka abakombozi bari ab'ishyaka PER, n'abajide bari aba MDR, ndakeka ni jide. Abo bose bari urubyiruko, ni nabo banashinzwe bwa mbere, rwafashaga amashyaka mu gucengeza amatwara y'ishyaka mu banyarwanda no kurinda ngo abo bayobozi babo. Ariko noneho banagakora n'akavuyo. MRND rero yo ntabwo ndi memba MRND, na data ntabwo yigeze aba muri MRND, ariko ndavuga uko mbizi kandi uko nabyize. MRND yari ishyaka riri ku butegetsi nk'uko nabivuze rya Perezida Habyarimana. Byabonye abo bahungu bakomeje kugenda bateza akavuyo, cyangwa se bakomeza kugenda bakora ibintu binini cyane mu banyarwanda, nabo bashiraho ishyaka ryitwa, bashyiraho urubyiruko rwitwa Interahamwe, rukuruwe n'umututsi mukuru witwaga Kajuga Robert. Narababwiye ngo uwo mututsi mukuru yari afite mukuru wabyaranye n'umugore wa Kagame, Jeannette Nyiramongi, bamwitaga Husi. Bahuriye muri Kenya, babyaranye umwana wa mbere w'umuhungu. Izo nterahamwe rero zaje guhabwa imyitozo ya gisirikare, n'urubyiruko rwose narwo rwagiye ruvamo rukaza guhabwa imyitozo ya gisirikare. Iyo myitozo bayihawe kuko bari bamaze kumenya ko inkotanyi zari zaracengeye igihugu hose, nk'uko na Tito ubwo abyivugira ati muri Sere twe dufitemo ibyitso 5. Muzi ko habaye ni Kigali kuvumbura ibyitso bakabifata igihe habaye kurasana, murabyibuka kurasa mu mujyi wa Kigali, ibyitso barabifata. Muzi abacuruzaga igikukuru bari bo n'abicaga abagogwe, ziriya zari inkotanyi. No muri CND Habyarimana yarazemereye kuza. Icyo gihe urubyiruko, kuko igisirikare cy'u Rwanda byari 5,000, bahise baba benshi, bariyongera ku bwishi. Biyongereye ku bwishi basanga fari kugira ngo batabare igihugu. Hari abavuye muri PER, urubyiruko rwa abakombozi, hari abavuye muri abajide ndabizi, mwe murabizi, bo muri MDR baraza bakora imyitozo, barafatana n'urubyiruko rwa Interahamwe. Ntabwo ryari ijambo ribi, nta nubwo ari n'ijambo, wenda ntabwo ryari ijambo ribi, ubu ryabaye wenda ribi kubera ko bica abantu. Iri jambo nanjye numva ko ridahesheje umwuka mwiza mu banyarwanda. Nuko rero Interahamwe zaje kuvuka, zihabwa imyitozo ya gisirikare n'urundi rubyiruko. Nuko ari rwo rwageze, izo Nterahamwe zaje zikibumbira zikica abatutsi n'abahutu b'ibyitso n'abandi bahutu nyine bafite aho bahurira wenda n'inkotanyi, ruza kuba rubi. Ariko hari n'urundi rubyiruko nuko badashaka kubivuga, nk'uko batavuga ko Kajuga Robert yari umututsi wari uzikuriye. Ibyo ni ibintu bigomba kumenyeka. Impamvu rero twebwe tutabyemera ibyo bya jenoside, nuko izo Nterahamwe ntabwo zigeze zihabwa urubyiruko imyitozo ngo zizica abatutsi. No, zahawe imyitozo kugira ngo zitabare kandi zizinjira no mu gisirikare cya FARI, zifatanye urugamba. Namwe imaze inkotanyi zari 1000 bagize kugira ngo FARI irwanye inkotanyi ari 5,000 gusa. Ntabwo byagomba gushoboka. Murabizi ko 91, 90, 92 na 3 abantu binjiraga mu gisirikare kwishi, natwe mu bwishi n'ababyara banjye binjiye muri FARI, ko igihe kigeze cyo gutabara igihugu. Ariko
iki kibazo kugira ngo gisobanure, kuko mu minsi iri imbere mushobora kutazongera wenda kongera kubimbazaho cyane, abenshi mukazajya wenda muzabimbaza, ariko nanone ntabwo nzongera kuza kubisobanura cyane. Ndagira ngo mbisobanure ngifite umwanya, kuko mu minsi iri imbere nta mwanya nzaba mfite. Iyo bita jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yaba jenoside, ntayibaho, ahubwo haba abatutsi barapfuye. Ndagira ngo ubyumva wese, everyone abyumve, ntayabaye, ahubwo habaye iyicwa ry'abatutsi, ariko ryicwa n'interahamwe. Interahamwe ntabwo ryari polisi, ntabwo bari igisirikari, nta nubwo bari local defense, kandi umukuru wabo yari umututsi Kajuga Robert, turamuzi n'amafoto muramuzi, azabona yambaye ingofero. Bene data, ibintu byakozwe n'interahamwe bidafite umupango na leta, kuko abayobozi b'igihugu bari bamaze gupfa. Ababiri bakomeye cyane harimo chef d'état major, harimo perezida Habyarimana na perezida w'u Burundi n'abaminisitiri n'abakoloneli nka Segato. Inkotanyi zari zarinjiye mu gihugu mo imbere muri CND ku bushake. Habyarimana yapfuye gusinya amasezerano ya nyuma yarusha. Nta rupapuro na rumwe bigeze bagaragaza werekana ukuntu bari barapanze iyo jenoside. Bavuga ko ngo wayipanze ari uwarashe indege, kandi uwarashe indege ni ibyihebe biyobowe n'Icyebe Kagame Paul. Indege ya Habyarimana barayirasa, kuko abatangabuhamya bagiye kuyishinja. Ikindi mwabonye muri gereza ukuntu byagenze, bagiye kubwira abantu ngo nimwemere ko mwishe, none mumara kwemera tubafungure. Ibi nta hantu biba, ntabwo ushobora kwishinja cyangwa bagufungure. Cyakoze abafite intege nkeya barabyemera, barushe za mpungure ziba zirimo amabuye, umucanga, barushe kwa bafunga bameze gutya, imvura ibanyagira, abadafite aho baryama, inkoni, kubamenaho amazi, kubakubita ibisura, barakubitwana. Nge nize y'Icyongereza muzambaze, barakubitwa bari abene data, kandi ni ubwoko bumwe bufunzwe, murabizi. Ariko ibyo ntacyo, Imana yo mu ijuru, twe ntabwo twavuga ngo akebo nigeramo gusa bazajyamo, ibi bya FPR bizajyamo, twe ntabwo twarenganya ubwoko, kuko no muri UPR Batabazi ntabwo tugira ibintu by'irundabwoko, ahubwo tugira ngo kuba wanga ibyihebe byashimuswe u Rwanda, twe ntabwo yumvikana. Niyo mpamvu uburyo bw'amatora tudashobora kuyemera. Cya mbere ntayabaho, ikindi cya kabiri ni gute wakorana amatora n'ibyihebe. Ibyihebe dawa ya moto ni moto, twe baje ku muriro, natwe tuzabakuramo ku muriro. Ibikorwa byacu biraza kwivugirwa mu minsi mike, cyangwa se mu gihe ntazi, ariko bizavugwa kandi muzabibona, kandi tuzabagira. Mwumvishije rero ibibazo bya Nahimana ko ngo baba uko byagenze muri Malawi. Reka nabyo mbivugeho. Banyarwandakazi, hari audio nohereje mu magurupe atandukanye. Iyo umuntu aje mu gihugu runaka gusura impunzi, kuvugana n'impunzi, ari delegation, biba byiza gusaba. Wamara gusaba uri opposition, leta yakwemerera ikaguha nabo gucungira umutekano, kuko iyo guhaye abantu bo gucungira umutekano, za nkotanyi ntaho zica ngo zize zivuruge, ziteza akavuyo ngo bivuge ngo nimwe mwagateye. Kucyo gihe haba hariho n'amakamera, haba hariho inzego za polisi zifite intwaro. Rero iyo ushatse kuza nta rupapuro ufite rukwemerera permission cyangwa permission ikwemerera gukora icyo bita rare, abantu benshi bari hamwe barundanyije mukagira ibyo muganira, imbaga y'abantu iteranye muri kuganira. Icyo gihe uri kwiteza ibyago, uri kwisebya, ndetse n'impunzi uri kuzishyira mu kaga. Iyo urufite, leta yarakwemereye ukaza, irigowe cyangwa se mu buryo bwemewe, acceptable,
nyine waremewe n'amategeko. Icyo gihe kavuyo kabaye ntabwo leta ikagushiraho, kandi adeni leta ihinduka responsibility y'icyo kintu kibaye, niyo iba responsibility yo kurwanya, ikakudefandinga, ikaba defender w'izo mpunzi zose ziri aho. Ndetse icyo gihe n'itangazamakuru riraza twita ubwo. Rero ikindi gihe iyo ushobora kuba wabikora gutyo, nayo nzira irashoboka. Ntabwo urugendo rwo rushira ku itangaza kuri social media ngo barumenye, kandi uzi neza ko nta byangombwa ufite. Kuko igihugu ujyamo gifite amategeko, kigendera ku mategeko, gifite polisi, gifite igisirikari, gifite urwego rw'ubucamanza, gifite inzego zose zishinga leta. Leta irahari n'urwego n'amategeko agenga ikibuga n'amategeko agenga imipaka bahari. Niyo mpamvu uzabona immigration na revenue n'ibindi hirya no hino, burya hari amategeko agenga imipaka n'ibibuga by'indege arahari, tugomba kuyubahiriza. Niyo mpamvu utaza nta passport. Hari ibyo utakwinjirana mu ndege, hari ibyo utacisha ku kibuga cy'indege, hari ibyo utacamo ku mupaka udafite. Ubu muri no minsi gusohoka mu baturanyi ugomba ufite ibyo bita yellow fever. Utayifite udashobora utagera. Muri no minsi adusha kurira indege udafite ikarita ya coronavirus. So urukundo buri hantu hose hafite amategeko yayo. Leta ishinzwe, kandi ubundi leta mu magambo magufi ni amategeko. Ariko ibyo byose nubwo byaba, ntihatuma n'ubundi ibi byihebe bidateza akavuyo. Bizi ko bigira amanyanga, ni nka ya Satani bikorera. Ariko none nubwo ibyo byose babikora, ntimukabitinye, kuko muzi neza ko nta nkurikizi ku mpunzi, kandi nubwo banabikora nticyatuma ibyo mwavuze bitumvikana. Njyewe nemera uburyo bw'intambara, nibwo n'ijuru ryemera. Murabizi kuva kera mu Bayisiraheli. Banyarwandakazi, UPR Batabazi ni muyishigikire mu buryo bw'amafaranga, kuko ni urubyiruko ruraho mu gihugu, rwo ntabwo ruri mu Buraya no mu bihugu bizengurutse. Muyishigikire mu buryo bw'inkunga, abahinzi, ubuhinzi, abasirikari, ibitekerezo, n'abandi mwese mubwirwa mushaka kurizamo. Uratinyisha amafaranga, ujye mu kabari unywe amadolari 100 cyangwa se ibihumbi 100. Ibyo ntubiteye nabirirwa wenda bavuga n'amakuru. Uratinyisha amafaranga uyashyire muri business ihombe, cyangwa agira ubundi buryo ibyebe biyarye, cyangwa yatanga ahandi. Nyamara n'uwirirwa gutanga iyi message, nawe nibura wavuga uti yanywe n'amazi. Ariko cyabyangira ko tuzabatabara, nta wundi uzabikora, kerekana Imana ibeshye. Ariko akazi kayo dukoze n'ibyo dukoze, kuva isi yaremwa ntawe uravuga ko Imana ibeshye. Nanjye niko mbizi, ntibizigira binabaho, kuko nta cyayinanira, kandi natwe dufite ubushake. Twashese umubiri wacu, gupfa ntabwo ari ikibazo iyo upfuye uri mukuri. Ariko nta nubwo turi abo gupfa aka kanya, kuko dufite ibyiza tugomba kugeza ku bandi natwe ubwacu, ndetse tugahisha icyubahiro n'ijuru. Kuko n'ijuru naryo rashaka gukora ubwo butegetsi bwa Satani, bakoresha imbaraga za Illuminati. Murabivuga Banyarwandakazi, rubyiruko ruri mu Rwanda, banyapolitike muri hafi hano, mirimbanyikazi, nta rindi shyaka rizatabara Abanyarwanda kereka ishyaka ry'urubyiruko, ishyaka riharanira ubumwe bw'Abanyarwanda na demokarasi, ryemera uburyo bumwe gusa bw'intambara, guteza intambara, gushoza intambara. Intambara uravuga uti rasanye niyubaka, yego, ariko nta kundi. Ibyihebe ni ibyihebe, uzabikuraho ute? Ibyihebe birasobanuka ku mugaragaro, bikurikirana impunzi mu mahanga, bikarasa n'ibyicuze, bikajya muri Kongo bikica abantu mureba imirambo buri munsi. Uzabikuraho ute? Agapapuro kazakora biriya byihebe. Ariko nabyo ni byiza, ntitwaca intege abari kwiyamamaza kugira ngo babishire hanze. Ariko twebwe twaje kuba umuti w'ikibazo. Twere ntabwo tuzajya muri ibi, turi abasore dufite imbaraga, tuzi kwiruka, tuzi kuziheka, dufite ubwenge, kuko buryo ukorana n'Imana bafite ubwenge. Amayere yabo bo bafite amayere y'ububeshyi n'ibinyoma, ariko twe twazanye ukuri n'ubwenge bwinshi.
burya umuntu aba afite ubwenge yashigikiwe n'Imana n'umwuka wera umurimo. So ndagira ngo rero abanyarwandakazi bashimire kandi bihanganishe mwebwe muri mu kababaro natewe n'ibi byihebe n'abari mu kababaro k'uburwayi hirya no hino akababaro kose mwaba murimo ndabihanganishije. Ibibazo mwaba mufite amaganya muri kurira mumenye ngo nta mvura idaca, sinzi umunsi sinzi ukwezi, ariko nzi neza ko igihe cyegereje cyo gutaha. Igihugu cyo ukagira kwishira ukizana ugakora icyo ushaka ariko kitamenya amategeko kandi kitashira ubuzima bwo mu byago, ukaryoherwa n'igihugu cyawe kuruta ubuki n'amata cyangwa amata n'ubuki. Ibyo bizaba kandi muzi nta nzara izongera kubaho ukundi, ndabizi neza. Tuzi icyo twakoze, tuzi ibyo twavuze, tuzi ibyo tuzakora, tuza icyo kintu kizakemura inzara, mugahabwa ibyanyu mwanyazo. Abahagaze mu kuri atari babandi bagiye gufasha inkotanyi, nabo barafashijwe nabo barafashije Habyarimana yarabakamiye barajya bakajya gufasha inkotanyi, nyuma nabo bakongera bagashwana. Abo nabo bazamuranwa ariko bazahabwa ibyabo nibiba ngombwa by'ukuri, ariko nanone bagawe ni benshi aho mu gihugu. So murakoze rero, murakarama, Imana ibaduhera umugisha. Nkuko mubizi ni impirimbanyi Petero Sylvestre, ariko by'umwihariko uri impirimbanyi we munyapolitiki aba ari n'impirimbanyi, kuko burya impirimbanyi irwanira amahoro. Nkaba ndi umuyobozi w'ishyaka rya UPR, perezida w'ishyaka rya UPR Ndabatabazi, ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi bw'Abanyarwanda, ryubaha Imana, rigizwe ahanini n'urubyiruko. Bye bye, Imana ibamere.